Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Turi kwa gatanu tariki 31 kwezi kwa karindwi 2020. Twongeye kubaha ikaze ku ijambo ry'Imana ukuri kubatura. Uyu munsi ijambo ry'Imana turarikomeza kuri wa mutwe twize ubushize uvuga uti urufunguzo rwa Dawidi. Kubera ko iyi ni isomo rigari cyane, rero nuko gerageza uko Imana idushoboza kubaha iby'ingenzi kugira ngo musobanukirwe iby'urwo rufunguzo rwa Dawidi mu buryo bw'ubuhanuzi. Uyu munsi rero turashaka gukomerezaho twari tugeze. Twabonye ko mu Ibyahishuwe Yohana ibice 3 ku murongo wa 7 Yesu niwe yavuze mu rwandiko rwandikiwe itorero rya Philadelphia. Tubibutse yuko ziriya nzandiko ebyiri zirangiza ibice 2 n'ibice 3 mu Ibyahishuwe Yohana, amatorero muri Asiya ntoya, amatorero arangirizwaho muri izo nzandiko ni itorero rya Philadelphia n'itorero rya Laodikia. Ayo matorero ko ari abiri asobanura igihe cya nyuma cy'amateka y'itorero muri iyi si. Ni ukuvuga ngo buri torero muri aya matorero 7 avugwa mu Ibyahishuwe Yohana ibice 2 n'ibice 3, twavuze ko buri torero mu buryo bw'ubuhanuzi rishura igihe runaka itorero rya Kristo rizanyuramo muri iyi si uhereye igihe ryavukaga ku munsi wa Pentecote. Ni ukuvuga muri kiriya gihe cy'intumwa ikinyejana cya mbere cyose. Twari turi muri ya rwandiko rwa mbere rwandikiwe itorero rya Efeso. Hanyuma igihe cy'intumwa cyakurikiwe n'igihe intumwa zose zimaze kuva muri iyi si. Itorero ryakurikiye ariryo torero ryitwa itorero ry'ababanye n'intumwa. Ni ukuvuga ngo abigiye ku birenge by'intumwa. Ryari itorero rivuga ko rizanyura mu gihe cy'itotezwa, n'iryo torero rya Simuruna. Hanyuma igihe cya gatatu cy'itorero Pergamo ni igihe itorero ryivanze na leta y'Abaroma. Hanyuma itorero rya Tuwatira ni itorero ryavutse muri uko kuvanga itorero na leta y'Abaroma, ariho havutse Eglise Catholique Romaine. Hanyuma hagakurikira itorero rya Sarudi ni igihe cya reforme, hakavukamo itorero ry'abaprotestanti n'amashami menshi n'uwagikomeza y'abaprotestanti. Hanyuma itorero rya Philadelphia ni itorero ryo mu gihe cy'iherezo rigizwe n'abakristo bose noneho bagarutse ku kuri kwa bibiliya ndetse bakemera n'iby'umwuka wera byose nuko akora, ariko bakaba mu bihe bimwe n'ikindi gice cy'abakristo kigizwe n'abakristo bizina gusa, ariko imbere mu mitima yabo nta kuri ku ijambo ry'Imana kuguhari. Niyo mpamvu Yesu ngo ari hanze akomanga ku rugi ngo bakingure. Rero mu gihe cy'iherezo bibiliya ishura ko hazaba ibice bibiri by'abakristo, ni kuvuga abakristo b'umwuka n'abakristo bizina gusa b'idini. Rero ibyo bice bibiri bizaba mu bihe bimwe. Yesu azagaruka hariho ibyo bice bibiri by'abakristo, na nicyo gisobanura ibihe bya Philadelphia n'ibihe bya Laodikia. Ibi kwarwira gusa ngunyurireho kugira ngo wumve iri jambo Yesu yavuze ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi. Ni kuvuga ngo ntiyabibwiye Laodikia ariko yabibwiye Philadelphia, kubera yuko bazaba ari abakristo bahagaze mu ijambo ry'Imana by'ukuri kandi bakaba buzuye umwuka wera. Ibi nibyo bihe rero turimo. Impunguke zose za bibiliya zihamya ko iki nicyo gihe cya Philadelphia ndetse na Laodikia. Rero Philadelphia umwami izamura mu ijuru, ariko abari muri Laodikia bo bazasigara nibo abakristo gusa bizina, abakristo b'idini. Ijambo rero nyamukuru kuri iri somo urufunguzo rwa Dawidi twasomye mu Ibyahishuwe Yohana ibice 3 ku murongo wa 7. Urwandiko rwandikiwe abi Philadelphia. Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: uwera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nibutse kandi ko aya matorero 7 yo muri Asiya ntoya ni amatorero koko yari ahari mu turere tw'iyo ntara ya Asiya ntoya. Uyu munsi ni muri Turkiya, ariko umwami akayakoresha mu buryo bw'ubuhanuzi, kuko eta spirituel cyangwa uburyo buri toro yari ihagaze mu mwuka muri icyo gihe cy'ikinyejana cya mbere byagaragaza neza ibihe 7 itoro rya Kristo rizanyuramo mu mateka yaryo muri iyi si kugeza aho Yesu azaza kurizamura mu bwiza mu ijuru. Niyo mpamvu rero ukwiye kumenya iyo usomye iki gice cya 2 cya 3 Yohana, aya matora 7 yabayeho koko,
ariko kandi akaba yishwemo ubuhanuzi bw'amateka yose y'itorero. Kandi nkakwibutsa ko umubare 7 ni umubare w'Imana uvuga ibyuzuye, plenitude, kandi ukanavuga perfection, ibitagira inenge. Ibyo ni ibintu biranga Imana. Uyu munsi rero tuga turebe mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya mbere ku murongo wa 31 kugeza kuri 33. Haravuga ngo, kandi dore uzasama inda. Ngo ni ijambo ryabwirwaga Mariya. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Urumva rero ko hano bibiliya ihamya ko aya magambo Mariya yabwiwe ko azabyara Yesu, ibizaranga uwo mwana wari we, twumvise ko ari we azahabwa intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, kubera ko Yesu Kristo yakomotse mu muryango wa Dawidi. Naryo rya jambo rero twasomye muri Yesaya ibice 22 ku murongo wa 15 kugeza kuri 22 yuko Dawidi afite urufunguzo. Murabyibuka ibyo twavuze kubyerekeye Shebuna, hanyuma Imana ikamwambura ubutware mu rugo rw'umwami Ezekiya, hanyuma ikabuha witwa Eliyakimu. Kandi ngo Eliyakimu Imana izashira urufunguzo rwa Dawidi ku rutugu rwe. Eliyakimu rero twabonye ko ari ikigereranyo cyangwa yari mu cyimbo cya Yesu Kristo, yamenyekanishaga Mesiya Yesu Kristo ko ari we azakomoka mu muryango wa Dawidi, noneho akaba ari we afite ubwo burenganzira bwo kuheka ubwo rufunguzo ku rutugu rwe. Twabonye ko Yesu niwe mutware mu bwami bw'Imana, na niwe afite urufunguzo mu bwami bw'Imana. Tukomeza kwiga ibyarwo. Iyo usomye no muri Yesaya ibice 9 mu Gifaransa ni ku murongo wa 6, ariko mu Kinyarwanda ni ku murongo wa 5, haravugwa aya magambo: nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Urumva hano Yesaya yabayeho mu kinyejana 18 mbere ya Yesu, mbere ko Yesu avuka muri isi, ariko ahanuye ko ubutware buzaba ku bitugu by'uwo mwana w'umuhungu azatuvukira, ari we Yesu Kristo, yavukiye Betelehemu hariya muri Isirayeli. Ariyo n'amagambo y'ubuhanuzi agenda avuga kuri Yesu, kandi yari atarasamwa inda na Mariya. Ni kuvuga ko hano turabona ko ni ijambo ry'Imana rikomeza gushemangira rwa rufunguzo rwa Dawidi. Tukivuga rero kubyerekeye Eliyakimu, yahawe ubutware mu rugo rw'umwami Ezekiya bwambuwe Shebuna. Imana yamubwiye aya magambo, no kubibutsa gusa ibyo twasomye ubushize hariya muri Yesaya 22 ku murongo wa 20: uwo munsi nzahamagara umugaragu wanjye Eliyakimu mwene Hilikiya, mwambike umwambaro wawe, mukenyeze umushumi wawe ngo akomere, mugabire ubutware bwawe, kandi azaba se w'abaturage b'i Yerusalemu n'ab'inzu ya Yuda. Hano turumva yuko hari imyambaro cyangwa umwambaro warangaga umutware mu rugo rw'umwami. Ibi rero nabyo bifite icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka. Turibuka ko mu isano rya kera Imana itangije umurimo wayo wo gukora ihema ry'ibonaniro, abakoraga umurimo w'ubutambyi cyangwa bakoraga mu nzu y'Imana bari bafite imyambaro ibaranga. Umutambyi mukuru yari afite imyambaro y'umwihariko, abatambyi bamufasha nabo bakagira imyambaro ibaranga. Ibyo rero bigaragaza yuko iyo myambaro nubwo mu buryo bw'umubiri yari imyambaro igaragarira abantu, ariko yasobanurwaga mu buryo bw'umwuka yuko Imana ihamagariye umuntu umurimo wayo, ibimuha ikintu mu buryo bw'umwuka kimuranga. Uyu rero Eliyakimu mwene Hilikiya yahawe iyi myambaro uriya Shebuna yambaraga, kubera ko Shebuna yambuwe ubutware mu rugo rw'umwami. Hano rero iyi myenda rero cyangwa umwambaro uyu mutware wo mu rugo rw'umwami yambaraga, n'uyu mushumi Imana ivuga ko niwo yakenyezaga uwo mwambaro, mu buryo bw'umwuka bisobanura ijambo rivuga autorite. Rero hariho amagambo abiri akoreshwa muri Bibiliya, ariko kenshi ntatandukanywe, kandi ibisobanuro by'ayo magambo abiri bitandukanye. Hari ijambo ryitwa autorite
na pouvoir, authority and power. Ayo magambo rero aratandukanye. Autorité ni iyo bibiliya ikoresha ijambo autorité, nubwo kenshi usanga nka Louis II abivanga abyitiranya, hamwe agakoresha autorité ahandi akoresha pouvoir, ariko autorité ni ikintu kiranga umuntu mu buryo abantu bose babona icyo yahamagariwe cyangwa fonction ye, ni position aba afite. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, yuko autorité mu kigiriki yitwa exousia, hanyuma pouvoir mu kigiriki kitwa dunamis. Rero tufite urugero nk'umupolisi agenga amategeko mu muhanda, iyo bita agent de roulage. Uriya mupolisi areba umutekano w'ibinyabiziga n'ibinyura mu muhanda byose n'abanyura mu muhanda, aba afite imyambaro imuranga. Iyo myambaro iyo ayivuyemo ntushobora kumutandukanya n'abandi. Iriya myambaro rero niyo igaragaza autorité yahawe na leta n'igihugu. Iriya ni ngombwa kuyambara kugira ngo yerekane icyo leta yamugize. Icyo nibyo bita l'autorité. Ashobora kuba ari umuntu unanutse adapima ibiro byinshi, ariko afite autorité mu gihe cyose ari muri iriya myenda yo guhagarika ibimodoka binini bya rukururana, kandi ari umuntu muto. Ni ukuvuga ngo rero iriya myenda imuranga niyo imuha autorité. Hanyuma iriya myenda rero ntabwo ariyo ikora akazi. Iriya myenda ni autorité, ni yerekana ikimenyetso cy'icyo yahamagariwe gukora. Hanyuma rero igihe cyose ari muri iriya myambaro ahita rero akoresha ibyo bita pouvoir. Pouvoir leta yamuhaye niyo kuguhagarika iyo wakoze amakosa, ndetse no kugutegeka ibyo ukwiye gukora. Urumva rero yuko ibyo bibiri birajyana, hariho autorité, hariho na pouvoir. Mu kigiriki rero ayo magambo abiri, kuko isano rishya ryanditswe mu kigiriki, aratandukanywa. Ni kuvuga ngo ikigiriki iyo ijambo autorité rikoreshejwe bavuga exousia, iyo bakoresheje ijambo pouvoir bavuga dunamis. Mu Kinyarwanda rero tugerageze gushaka amagambo, tuvuge yuko autorité ni ubutware, hanyuma pouvoir bikaba ari ubushobozi. Rero uriya mupolisi yo ku muhanda ahagarika amamodoka, l'agent de roulage, uriya aba afite autorité akagira na pouvoir mu rwego runaka igihugu cyamushizemo. Ibi rero turaza kwibona mu buryo bugaragara muri bibiliya, ariko utandukanye aya magambo abiri, authority and power, cyangwa autorité et pouvoir, ubutware n'ubushobozi. Uyu rero Shebuna yari afite ibyo byombi, hanyuma Imana irabimwambura. Ibiha rero Eliakimu mwene Irikia. Kugira ngo twumve neza ukuntu autorité na pouvoir bikorana, cyangwa authority and power ukuntu bikorana, dusome mu Ngoma za 2 ibice 26 were ku murongo wa 14 kugeza kuri 21. Ariko reka turebe ku murongo wa 16. Ingoma za 2 ibice 26 duhere ku murongo wa 16 tugeze kuri 21. Ariko umwami Uziya agize imbaraga ariyogeza mu mutima we, ngo arikuza arishira hejuru. Imana imaze kumuha gukomera, uyu mwami Uziya ahita yishira hejuru, bituma akora ibyo gukiranirwa, acumura ku Uwiteka Imana ye, kuko yinjiye mu rusengero rw'Uwiteka akosereza imibavu ku cyotero cy'imibavu. Ngo icyotero cy'imibavu abagikoraho barabatambyi, ariko Uziya we yari umwami, ntabwo yari mutambyi. Azariya w'umutambyi aherako yinjira amukurikiye, kandi ari kumwe n'abatambyi b'Uwiteka, abagabo b'intwari 80. Babuza umwami Uziya, baramubwira bati, yewe Uziya we, ibyo ukora si umurimo wawe. Bivuga ngo ntago ubifitiye authority, ntago bifitiye ubutware. Uri umutware w'igihugu nk'umwami, ariko mu by'Imana, hano mu nzu y'Imana, ubwo butware, iyo authority ntayo ufite. Baramubwira bati, yewe Uziya we, ibyo ukora si umurimo wawe kosereza Uwiteka imibavu, ahubwo n'uw'abatambyi bene Aroni berejwe kosa imibavu. Ahahera uhave kuko warengereye. Bivuga ngo yagiye kwiha authority, yagiye kwiha autorité, yagiye kwiha ubutware atahawe n'Imana, kandi ntibizaguhesha icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana. Uziya ararakara, kandi yari afite icyotero mu ntoki, yenda kosa imibavu, akirakariye abatambyi, ibibembe bisesa mu ruhanga rwe, ari imbere y'abatambyi mu nzu y'Uwiteka iruhande rw'icyotero cy'imibavu. Azariya umutambyi mukuru n'abatambyi bose baramureba,
maze babona ibibembe bimufashe mu ruhanga, bahuta bamusunika ngo ahave. Urumva rero n'icyubahiro cy'ubwami nacyo kimuvuyeho kubera ko yarengereye, ndetse nawe ubwe yihutira gusohoka kuko Uwiteka amuteje indwara. Nuko umwami Uziya aba umubembe ageza ku munsi yatangiyeho, ngo yapfiriyeho, aba mu nzu ye y'akato ari umubembe, kuko yaciwe mu nzu y'Uwiteka. Umuhungu we Yotamu aba umutware w'inzu y'umwami, acira abantu bo mu gihugu imanza. Hano rero nicyo kintu cyerekana neza ibyo bintu bibiri. Uyu mwami Uziya, Imana yari yamuhaye authority, yari yamugize umwami, hanyuma we ararengera, amaze guhabwa umugisha n'Imana agakomera mu buryo bwose, icyubahiro cye kirazamuka. Noneho nawe arishireje umutima we, yibagirwa yuko ari Imana yamuzamuye. None ararengera, ajya gukora n'umurimo Imana itamuhamagariye, ajya gukora umurimo w'abatambyi mu nzu y'Imana. Abegerwa icyaniro cy'imibavu n'abatambyi, waragenda rero ajya gukora umurimo w'abatambyi. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane iyo umuntu atabimenye, akamenya yuko iyo wahawe authority, wahawe ubutware mu rwego runaka, kuko nta butware budafite aho butangira naho bugarukira. Imana yonyine niyo ifite ubutware budafite aho butangirira naho bugarukira, ariko abantu bose batuye ku isi bafite ubutware buri limite, bafite aho butangirira naho bugarukira. Iyo bagumye mu mbago z'ubutware bwabo barahirwa, ariko iyo bikujije bakishira hejuru bakarenga imbago z'ubutware bwabo, bakajya gukora n'ibyo batahira ubutware, ingaruka ziba mbi, yaba ku buzima bwabo ndetse no ku bandi. Niyo mpamvu rero ijambo exousia mu Kigiriki ni ubutware. Nawe ugiye ugahagarara mu muhanda ukajya kwiha gukora akazi kuriya mupolisi areba umutekano mu muhanda, ariwe agent de roulage mu Gifaransa, kandi leta itigeze ibiguha, wagira ingorane. Na niyo mpamvu rero uyu mwami Uziya ntabwo yari afite ubutware bw'ubutambyi, ntabwo yari afite authority, ntabwo yari afite exousia y'ubutambyi. Niyo mpamvu izi ngorane zamugezeho. Ubutware yari afite bwari ubutware bw'umwami, yari umwami, ariko ntabwo yari umutambyi. Uko ibyo bintu Imana irabitandukanye. Na niyo mpamvu Imana itamuhaye dunamis, itamuhaye pouvoir, itamuhaye power yo kubikora, itamuhaye ubushobozi bwo kubikora, kubera yuko authority y'ukuri igendana na power y'ukuri. Nta rwego na rumwe rw'ubutware rudafite ubushobozi bwo gushira mu bikorwa by'ubutware bwagenewe. Na niyo mpamvu rero mu nzu y'Imana rero tumaze kumva yuko Yesu niwe afite urufunguzo rwa Dawidi ku rutugu rwe. Ariko rero nsibyo gusa, ngo afite n'umwambaro n'umushumi akenyeza bimuranga. Ni ukuvuga ngo Yesu nk'umwana w'Imana isumba byose, akaba yaraje nka Mesiya, nka Kristo. Iyo identite rero, ibyo bimuranga, iyo ministry ya Mesiya niyo authority, niyo ubutware. Kuko marayika yaravuze ngo azahabwa ubutware ku bitugu bye, azaba afite ubutware ku bitugu bye, niwe azaba ku ngoma ya sekuruza umwami Dawidi. Ni ukuvuga ngo umufati yuko umwenda wuriya mukuru, umutware w'ibwami, bisobanurwa ministry, umurimo yahamagariwe. Hanyuma noneho ruriya rufunguzo ku ntugu rukaba rusobanura ubushobozi, power, dunamis. Turaza komeza kubireba uko bibiliya ibivuga kandi bitandukanya. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezweho na Apostle Dr. François NKURUNZIZA. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera saa 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel.tv ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero muribuka inkuru za Nikodemu, uriya mukuru wa Farisayo yagiye kureba Yesu nijoro. Izo nkuru tuzisoma muri Yohana ibice 3 uri ku murongo wa mbere ukamanuka. Nikodemu aravuga ngo mwigisha abwira Yesu ngo nta numwe yakora imirimo ukora ngo ataruko yavuye ku Mana. Ruvuga ngo Nikodemu nk'umuntu w'impuguke mu byerekeye amategeko y'Imana, docteur de la loi mu Gifaransa, kandi ari umunyacyubahiro mu Bafarisayo, yararebye ibiranga Yesu Kristo mu mirimo yakoreshejwe n'Umwuka Wera,
hanyuma aravuga ati uyu muntu koko yavuye ku Mana, uyu niwe Mesiya twari dutegereje. Rero byatangaje kubona abafarisayo barwanije Yesu habonekamo umuntu ameze nka Nikodemu. Hano rero nibyerekana yuko Nikodemu yararebye authority, ni kuvuga ngo ibiranga Mesiya abibona Yesu abifite, noneho bikaza guhamirizwa n'imirimo n'imikorere rero ya Yesu Kristo. Uvuga ngo yamubonyemo exousia, ari authority, ari bwo butware, hanyuma bigahamirizwa rero na dunamis, ari bwo bushobozi. Muribuka ko Yesu Kristo, Yohana avuga ibye, Yohana Mubatiza, iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 34, Yohana aravuga ngo uwo Imana yejeje ikamutuma mu isi, ari aravuga Kristo, avuga Yesu, ngo Imana niyamuhaye umwuka imupimiye. Nuvuga ngo afite plenitude de l'esprit, afite umwuka wera mu mwuzuzo, kubera ko niwe Imana mu buryo bw'umubiri. Kuko na Paulo arabivuga mu zandiko ze, cyane mu Bakolosayi aravuga ngo muri we niho hari ukuzura kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ni kuvuga ngo rero ruriya rufunguzo rwa Dawidi ngo Yesu ruzaba ku rutugu rwe, navuze bushize yuko ari master key cyangwa rufunguzo mu gifaransa bita passe partout, rufungura hose. Mugereranye yuko ubwami bw'Imana ko Yesu niwe mutware mu bwami bw'Imana, niwe afite authority, kuko yavuze ngo nahawe authority yose mu ijuru no mu isi, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ni kuvuga ngo mufate yuko ubwami bw'Imana ni nk'inzu. Rero kugira ngo uzingire mu byumba no mu masaro agize inzu, ukwiye kuba winjiye mu rugi rugari, mu rugi rwa mbere rukuru rukwinjiza mu nzu. Rero Yesu niwe afite urufunguzo rukwinjiza mu nzu, hanyuma wamara kugera mu nzu akaguha imfunguzo zikuganisha mu byumba ukeneye cyangwa bikwiriye ko ujyamo. Na niyo mpamvu mu Isezerano rya kera bavuga urufunguzo rumwe rwabaga ku ntugu y'umutware w'ibwami, kuko rwa rufunguzo runini ruhekwa ku rutugu. Hanyuma mu Isezerano rishya batubwira ko hari imfunguzo nyinshi. Yesu yabwiye Simoni mwene Yona, uri Petero, kuri urwo rutare nzubakaho itorero ry'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, kandi nzaguha imfunguzo z'ubwami. Icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru, icyo uzahambura mu isi kizaba gihamburiwe no mu ijuru. Hanyuma abwira n'itorero ngo muri Matayo 18:18 ngo icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru, icyo muzahambura mu isi kizaba gihamburiwe no mu ijuru. Ni kuvuga ngo rero imfunguzo mu bwinshi zivugwa Yesu atanga kubizera, niko ari imfunguzo zo mu byumba bitandukanye byo mu nzu y'Imana, ari bwo bwami bw'Imana. Ariko urufunguzo rukwinjiza mu bwami bw'Imana, ari yo nzu y'Imana, rufitwe na Kristo. Nurwo rero master key, nurwo rero passe partout, urwo niko rwinjiza abantu mu nzu y'Imana, mu bwami bw'Imana. Hanyuma noneho bagahabwa imfunguzo zitandukanye bikurikije n'imihamagaro n'amavuta Imana ibahaye yo gushira imihamagaro yabo mu bikorwa, yo kugendera mu mihamagaro yabo. Noneho bagatangira rero gukoresha imfunguzo. Ufite urufunguzo master key y'inzu yose y'Imana, y'ubwami bw'Imana, ni Yesu Kristo. Ariko abandi bose, n'aba Mose, n'aba Eliya, n'aba Elisha, n'abariya bose bakoreshejwe ibintu bikomeye, ba Paulo, ba Petero, abo bose bari bafite imfunguzo runaka, umubare runaka. Ntago bari bafite imfunguzo z'inzu yose y'Imana cyangwa ubwami bw'Imana. Na nibyo bivuga ngo bahawe imigabane itandukanye bikurikije n'imihamagaro yabo, ariko ntago bahawe umwuzuzo wose w'umwuka wera, la plénitude de l'esprit. Murebye inkuru za Eliya na Elisha. Elisha yahamagariwe gusimbura Eliya, hanyuma yasabye inshuro ebyiri umwuka wa Eliya, yasabye imigabane ibiri y'umwuka wa Eliya. Murumva yuko hariho imigabane. Bivuga ngo nimba Eliya yarafite urwego runaka rw'umwuka, rero Elisha yahawe urwo rwego rw'umwuka rwikubye inshuro ebyiri. Buri muntu rero umugambi bw'Imana ngo ahabwa ikimwerekana umwuka, ahabwa umwuka w'Imana ku gipimo runaka. Udafite igipimo ni Yesu, niwe afite umwuzuzo wose w'umwuka, ariko n'Imana mu mwuka wera. Rero buri muntu wese wakoreshejwe n'Imana mu muhamagaro we yahawe urugero runaka, ariko ntiyahawe umwuka w'Imana wese wuzuye, kuko icyo gihe yahinduka Imana, kandi Imana ni imwe rukumbi. Niyo mpamvu rero iriya myambaro n'uriya mushumi byerekana authority, byerekana ubutware umuntu afite mu nzu y'Imana, mu rugo rw'Imana, cyangwa muri icyo gihe cy'Isezerano rya kera urugo rw'ubwami. Hanyuma rero ruriya rufunguzo ni ubushobozi
bumuhesha rero gukora ibyo akwiye gukora bijyanye n'icyo yambariye gukora. Niyo mpamvu rero uyu munsi ibintu byarivanze, abantu benshi barakora nk'umwami Uziya, ntibazi ubutware bahawe, nimba baruhawe koko, nimba barahamagawe, ntibazi aho buva naho bugarukira. Abantu bakora mu kajagari, niyo mpamvu ibintu byabaye akajagari, niyo mpamvu iby'Imana bisuzugurwa muri iyi si, kuko n'ababyitirirwa bagiye bishira mu bintu Imana itabahamagariye. Kandi turi mu gihe koko cyitwa post truth cyangwa post verite, aho abantu bakunda gusa ibintu bishashagirana, ibintu ibyo bita le folklore, ibintu gusa byo hejuru, byo gusetsa, ibintu byo kubintyoza n'ibindi. Abantu ntabwo bagikunda l'authenticité, ntabwo bagikunda ibintu by'umwimerere, bakunda ibintu biba hakuguga neza gusa, ariko ibintu authentique ntabwo abantu bagikunda l'authentique. Niyo culture turimo, niwo muco tugezemo wa post truth cyangwa post verite, aho ibintu bikundwa ni ibintu bituma emotion z'abantu zikorwaho, amarangamutima agakorwaho, abantu bagaseka bakishima, nubwo byaba bidafite ikintu na kimwe byubaka muri bo. Niyo mpamvu rero itoro ry'Imana rya Philadelphia rihamagariwe kugaruka ku rufatiro rw'ukuri, umwe wese akamenya umwambaro we mu bwami bw'Imana, n'umushumi we akenyeza umwambaro, rero akamenya noneho n'urufunguzo cyangwa imfunguzo Imana yamuhaye izarizo, kugira ngo ntagende mu byumba atahamagariwe kujyamo. Ibyumba navuze imihamagaro. Niyo mpamvu rero uyu munsi iyo ugiye kureba usanga imihamagaro itakijyanye n'ubushobozi bw'uyo mihamagaro. Bivuga ngo umuntu ashobora kwiyambika ibikwiyita ibi, ariko urufunguzo ntabwo Imana yarumuha, kandi atariyo yigeze umuha uwo mwambaro. Rero turangirize ku ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo w'8. Ni ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Hano n'amagambo umwami Yesu Kristo yabwiye abigishwa be ba mbere yuko atandukana nabo agasubira mu ijuru, yuko bazahabwa ubushobozi Umwuka Wera n'abamanukira. Mu ijambo ry'Ikigiriki ubushobozi hakoresha ijambo dunamis. Muzahabwa dunamis, Umwuka Wera n'abazaho, kugira mubashe noneho gukora umurimo wo kumpamya uhereye Yerusalemu, Yudaya, Samariya kugeza ku mpera z'isi. Murumva yuko ntabwo Yesu avuze ko abazahabwa ubushobozi, abazahabwa dunamisi ari abantu bihutira ku muhanda, ari abantu abari bo bose, cyangwa bari mu idini rya Judaisme ry'Ikiyuda y'icyo gihe, abafarisayo, abasadukayo n'abandi. Ariko niba ari abigishwa be bari bamaze kugaragara yuko ari abigishwa be koko, nawe ubwe akabarokonesa, akabemera ko aba ni abigishwa banjye bashitse. Ni ijambo rimwe rero, iriya dunamis yahawe abantu bamaze kwambikwa authority, bamaze kwambikwa wa mwenda ubaranga ko ari abigishwa ba Yesu. Bari bakeneye ko bahabwa rero dunamis, bari bafite exousia, authority, ubutware, kuba umwigishwa, kuba icyari cyo muri Kristo abigishwa. Noneho bari bakeneye rero icyabashoboza gushyira mu bikorwa icyo bagizwe cyo na Yesu, niyo dunamis, nizo mbaraga, nibwo bushobozi Umwuka Wera yajyaga kubaha igihe azabamanukira. Niyo mpamvu rero iyo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10 ku murongo wa 34-35, Petero kwa Kornelio avuze ijambo ry'Imana ndetse n'Umwuka Wera akabamanukira, yaje kuvuga ngo niyo nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Mu mahanga yose abakora ibyo bishaka bayubaha ngo irabemera. Nuvuga ngo Imana iremera umuntu mbere na mbere, yamara kumwemera mu kintu runaka igahita rero imuha rero ufunguzo, ikamuha rero dunamis, ikamuha ubushobozi. Iyo dusomye muri Luka ibice 7 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10, ni inkuru zuriya mu musirikare w'Abaroma, umugabo w'ingabo z'Abaroma, yari afite umutwe w'abasirikare 100 yatwaraga. Hanyuma umugaragu we ararwara, atuma kuri Yesu ngo amukirize umugaragu we. Yesu ari mu nzira agana iwe kuri uwo mugabo w'ingabo z'Abaroma, hanyuma amutuma ati, mwami, ntago bikwiriye ko wirushya ngo uzi wanjye, nanjye ndi umusirikare muto ntwara abasirikare 100, ariko nubwo ndi muto nkafite bankuriye, ariko abona hawe gutwara, ngo iyo mbategetse gukora ikintu baragikora. None wowe l'autorité suprême, wowe ufite ubutware budafite aho butangiye naho bugarukira, ni ngombwa ko ibintu bikoreka ari uko waje iwanjye, vuga ijambo rimwe byose birakoreka utarinze no kuhagera. Kandi Yesu niko yagize, yaravuze ijambo rimwe, umugaragu we
arakira. Bibiliya avuga ngo Yesu yamutangariye kubona ukwizera nk'uko atigeze abona no muri Israeli. Uvuga ngo uyu musirikare w'Abaroma yamenye uko authority ikora, yamenye icyo ubutware bukora. Iyo umuntu ari mu mbago z'ubutware bwe, uyu musirikare w'Abaroma yamenye ubushobozi aba afite ubwo ari bwo. Niyo mpamvu yahishuriwe Yesu uwo ari we. Niyo mpamvu Yesu yatangajwe nuko uwo mugabo yari azi mekanizme ya autorite uko ikora, uko autorite ikorana na pouvoir, uko exousia ikorana na dunamis. Rero iyo dukomeje rero muri Bibiliya turabona ahantu henshi, ariko hano rero turabona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1:8 yuko abakristo Yesu yemera nk'abigishwa be, nukuvuga ngo aba yabahaye authority, aba yabahaye ubutware. None si ibyo gusa, ahitabaha rero n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa iby'ubwo butware bahawe. Uyu munsi rero umenye mu izina rya Yesu, nimba Imana ikwemeye, ufite authority runaka, ufite umwambaro mu buryo bw'umwuka runaka ukuranga. Abadayimoni barakubona uwo mwambaro wambaye, bakamenya icyo Imana yakugize cyo. Hari ikintu rusange twagizwe cyo muri Kristo, turabana b'Imana, ariko mu buryo bw'umwihariko dufite imihamagaro itandukanye ariyo twita authority. Hanyuma tukagira rero na pouvoir cyangwa power igendana n'iyo authority, n'iyo autorité, n'ubwo butware twahawe. Na niyo mpamvu rero uyu munsi ukwiye kumenya nuwe mwambaro wambaye mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu, kugira ngo umenye n'imfunguzo zijyanye nawo. Uyu munsi rero ko tuzakomeza kwiga isomo urufunguzo rwa Dawidi, uyu munsi rero twibanze cyane gusobanura ibyo bintu bibiri, authority and power, l'autorité, le pouvoir, exousia na dunamis, kugira ngo bimenye ntuzajye gukora amakosa nk'uri umwami Uziya w'Abayuda yakoze, bikamuviramo kuba umubembe ndetse agazapfa ari mu kato. Uyu munsi rero iyo umaze kwakira iyo authority y'umwami, ubwo butware uhabwa n'ubushobozi. Na nibyo dusoma muri Mariko igice 16 ku murongo wa 15 kugeza kuri 20, aho Yesu avuga ngo dore ibitangaza n'ibimenyetso bizajyana n'abizera. Mu izina ryanjye bazirukana abadayimoni, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire n'ibindi. Nuvuga ngo iyo umaze kuhabwa uwo mwambaro wo kuba kanaka muri Kristo Yesu mu bwami bwe, aguha noneho n'ufunguzo cyangwa imfunguzo zitandukanye mu bwami bwe, mu nzu ye, kugira ngo ukingure mu byumba byose bijyanye n'icyo wahamagariwe. Rero uyu munsi rero icyo nzi nuko nta numwe muri Kristo Yesu adafite umwambaro umuranga mu buryo bw'umwuka, ndetse akaba afite n'imfunguzo zo gukingura ibyumba runaka. Iyo ukinguye icyumba runaka, hari umugisha runaka uri muri icyo cyumba, ukawukingura, uwo mugisha wakuzaho ukajya no ku bandi. Twabibonye ko Petero yari afite imfunguzo zifungura ibwiriza butumwa, imbaga zigakizwa, agafungura icyumba kirimo gukira abantu bagakira indwara, agafungura icyumba kirimo kwirukana abadayimoni mu bafite inzego zitandukanye z'ubutware, nabo mu isi y'umwijima bakamubona bagatitira, bagahunga, bakagenda, bakavunga abantu, bakareka gutoteza abantu bakabohoka. Yakingura ikindi cyumba, wapfuye akazuka nka Tabita. Rero murumva yuko hari ibyumba bitandukanye mu bwami bw'Imana, mu nzu y'Imana, kandi buri cyumba gifite umugisha umwihariko. Reka rero dutangire rero dukingure ibyumba bijyanye n'imihamagaro yacu dukoresha imfunguzo umwami Yesu yaduhaye, kugira ngo tuzane umugisha mu bantu, tuzane umugisha mu nzu y'Imana, tuzane umugisha aho dutuye, aho tugenda, kubera yuko icyo nicyo twahamagariwe. Reka rero umuntu wese asenga Imana asobanukirwe, kugira ngo amenye umwambaro we mu buryo bw'umwuka, kandi amenye n'ifunguzo yahawe. Ariko mwibuke kandi yuko byose tubiheshwa n'ufite master key, n'ufite urufunguzo passepartout adukingurira urugi rw'ubwami bw'Imana, tukakizwa, tukavukira mu bwami bw'Imana, none tugahabwa urufunguzo mu byumba. Nta wundi afite urufunguzo master key, urufunguzo passepartout, urufunguzo rukingura ubwami bw'Imana ngo umuntu abwinjiremo, kiretse Yesu Kristo, umwana w'Imana isumba byose, Mesiya wacu, Kristo wacu. Niwe afite urufunguzo, niwe akingurira abantu kwinjira mu bwami bw'Imana. Hanyuma bamara kwinjira mu bwami bw'Imana, bakasanga rero mu nzu y'Imana ibyumba bitandukanye, hanyuma nyir'urugo akabaha buri muntu wese imfunguzo zijyanye n'icyumba yamugeneye ko akigiramo umudendezo, akakivanamo imigisha izatungisha abantu. Haleluya! Kumenya Imana, ineza y'Imana ikabageraho, ineza y'uburyo butandukanye. Imana ihabwa icyubahiro rero, kugira ngo aya magambo dukomeze kuyasobanukirwa, hanyuma dushyire mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Mu izina rya Yesu ndagushima Mana kuri aya magambo,
komeze mwami ujijure ubwoko bwawe, komeze ubinjize mwami muwishyukirwa, kugira ngo nitube abakristo bizina gusa, kugira ngo mana ntuzisange turi muri rya torero rya Laodikiya ryo mu gihe cy'imperuka rigizwe n'abantu bidini gusa, ariko mu mitima yabo nta mpinduka, nta kuvuka ubwa kabiri, nta mbaraga z'umwuka wera, nta gukiranuka, nta kubaha Imana. Mana duhe twese kuba mu itorero mu buryo bw'umwuka rya Philadelphia, ko niryo torero umugeni wa Kristo mwami uzaza kutwara, uzaza kujyana igihe Imana izavuga. Iri jambo rikomeze mwami ribe urumuri rumurika, kandi rikomeze kuba mwami inyundo imenagura ibidaheje Imana icyubahiro mu buzima bwacu, rikomeze kuba umuriro utwika iby'umwijima byose muri twe, rikomeze kuba inkota ica imigozi y'abadayimoni ibosha abantu benshi cyane muri iki gihe cy'imperuka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055 cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.